Okay. Banje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha. Mewa Mungu wanyu wa isi utari wakanda sub yayikanda akana sharing agashyiramo na comment. Nkuko bisanzwe rero tuba tugomba kwanalyzinga ku bintu bimwe na bimwe biri ku mihanda muri kumwe na YC gitati cya Mutabazi tatira gutera kunyaga no kuronka wa muhungu wanyu. So rero hari bimaze iminsi ku mihanda nshaka kubasobanurira ku bantu bamwe na bamwe batazi story ya industry ukuntu igenda na showbiz ukuntu nayo igenda itembera. Akenshi rubanda tubona ibintu tukabisanga tukanabyihutiramo ariko tutazi ngo bya bintu bikorwa gute, ese bari abantu bari mu kibuga biba bimeze gute. Ndatangira mbaha kuri story iri ku mihanda muri Uganda. Murabizi ko muri Uganda dufite aba Big 3. Ba Big 3 ni abantu batatu bazanye imbaraga cyane ku muziki wa Uganda. Uwa mbere ni Dr. Jose Chameleone nkuko tumuzi Joseph Mayanja. Uwa kabiri akaba Bob Wine Robert Cyaguranyi. Uwa gatatu noneho akaba Baby Cool. Aba bagabo ko batangiranye umuziki ngira ngo murabyibuka mu myaka yahashize mu 2000 batangiye bari kumwe. Uko story tubwira Baby Cool yari inshuti na Chameleone baza gutangira music ariko batari hamwe. Noneho Baby Cool kubera ko yari umwana wo mu bicera ari umwana wa ministry aza gukomereza umuziki muri Kenya, nibwo yakoze indirimbo abo Chameleone yumviriye hit, nibwo yagiye ajya kumuhiga muri Kenya bafatanya gukora, aramufasha mujyana muri studio. Mu gihe muri Uganda studio zari nkeya icyo gihe baragadini bo bari kuri hit. Nyuma baza gukomezanya bagarukana muri Uganda kuko icyo bari bakeneye bari bamaze kubona hit, baba bishamitse na Baby Wine. Bob Wine ari we uyu munsi dufata nka his excellence we kibina cya People Power. So ubwo rero ndashaka umbere ku buryo ki music cyangwa industry muri rusange hari ukuntu bo baba bibereye ku gatwiko twebwe tukabigenderamo nk'abafana. So ubwo nkaza no kubihuza kuri story ya Bruce Melody na The Ben. Ndagira ngo mbabwire aba bagabo bamaze gukora umuziki bagiye bagirana beef rimwe na rimwe, ariko ntiba ari beef akaba ari diss, akaba ari ukudisingana kugira ngo bakuze industry yabo. Hagiye habaho amabato menshi, stage ya Baby Cool na Baby Wine ngira ngo murazizi. Nubwo Chameleone ntawe bari bahatana ariko hari benshi baje bamwuririraho. Ndashaka kwita urwego aka kanya, ikiganiro cyacu ni dushake tutiyite urwego. Dr. Jose Chameleone yakomeje gukora cyane, babanda barengaho. Ngira ngo muramuzi niwe mustari dufite ubungubu muri East Africa. He's a legend. Muri iyi minsi yise Gold Legend. Yeah, he's a legend. So mu gukomeza gukora cyane na Baby Cool yarakomeje arakora. Bob Wine nawe akajya akora ariko tumuheruka kuri za Kiwani, nubwo mu minsi yashize mu myaka ishize nk'ingahe yakoze akaririmbo ariko ntago kari kerekeranye kuri politike. Sinzi niba ari ngombwa kukavuga bakita cyarenga. So ubwo Bob Wine yaje kwinjira muri politike, aravuga ati ni gute umwana wa ghetto we atavugirwa muri parliament. Azamuka avugira abana bo muri ghetto, abana bo kuri street, nyuma aza no kuba MP abadepite, ariko n'ubundi asigaza creatinga opposition adahuje na leta iriho ya NRM y'umusaza wacu Kaguta Museveni. So ubwo rero yakomeje muri politike, abari yashyiraho umutima, umuziki asa n'ushyize ku ruhande. Chameleone muziko nawe yiyamamarije kuba meya wa Kampala ariko akabura amajwi, nyuma akaza no kujya gusaba umwanya kwa Bob Wine bikanga. Chameleone nkuko mumuzi rero ni Chameleone, ejo bari hano ejo bundi ari hano, nuko nguko abikora.
we apfa kuba afite ikimwinjiriza. Bebe Cool rero bafashe umuziki. Aha niho hantu nshaka ko kubabwira abanyarwandakazi, niba ari umuziki n'umuziki. Ndagira ngo mbabwize ukuri, niba mubyibuka mu myaka ishize za 2010 2008, icyo gihe Uganda yari iyoboye mu muziki. Yari iyoboye mu muziki muri East Africa kuva kera, kandi muzi ko Uganda ariyo yagabanyije abakongomani. Muziki wa Kongo turekeraho kumva, Uganda yari iri kuri hit. Chameleone yari ari kuri hit, Juliana Kanyomozi yari ari kuri hit, Ragadi yari ari kuri hit muri za ya Garakash. Bebe Cool yari yazanye za Kiwani na Kagoma ka Rubendera nako Bobo Wine. Izo ni za Bobo Wine. Bebe Cool muramwibuka mu gasepi kikanje, muramwibuka mu bude, murabibuka nkora byafayo. Icyo gihe Uganda yari ifite industry, ariko ndagira ngo mbabwire nanabarabura ikintu kigenda cyangiza umuziki. Ikintu cyangiza umuziki niba abana bakizamuka bagashaka kuzamukira kuri baba stari bamaze kubaka izina. None ugasanga harimo abafana bo kuri wa wundi ukizamuka, hakaba n'abafana bo kuri wa wundi umaze kubaka izina. Icyo gihe bikagenda bimeze nkaho ari imitwe ibiri ihanganye. Nagira ngo mbabwize ukuri, mubikore as a showbiz, ntimubikore as a reality, sibyo? Kubera ko abafana twebwe tuba tubona ko ibyo bintu ari ukuri, tukumva ko abantu bafitanye beef. Ariko nagira ngo mbabwire 80% ntabwo kuri iki gihe aba ari beef cyangwa this, nagatwiko. Kubera ko niba wowe uzamutse ugasanga umuntu wenda afite 5,000 bimukurikirana, uragenda umwuririraho umuvuge cyane kugira ngo ahari naba bantu bamukurikiraga nawe bagukurikire. So ndagira ngo rero mbabwire ku kintu cyakomeje gutyo. Muziko nyuma yaho haje obita Eddy Kenzo Musuza, nubwo nawe muri iyi minsi ari mu bibazo cyane kuri cya kibazo cya PDD. Nawe barimo baramushinza ko ari byo yaba yarakoze na Puff Daddy, kubera ko ngo yabonye BET Award mu buryo butazwi butunguranye. So ubwo nagiye kure, Dr. Jose Chameleone rero yaje kuzamura umwana, yazamuye abantu benshi. Murabizi Good Drive, Fred and Wilson ho bazamukiye, muramuzi uwo bita Papa CD, muramuzi Melody no baracyariyo, ubita Nkoreki ku ndirimbo bakoranye ya Garankoreki nze, no bita King Saha. Bo mentioninga cyane kuri King Saha rero. Iyi story yaba ba Big 3 nayigiye kure. Mbao urumva Chameleone right now arimo araririmbira muzee, ari muri NRM. Bobo Wine ari kuri People Power. Bebe Cool ari muri NRM nawe. King Saha ari kwa Bobo Wine muri People Power. So King Saha nk'umwana wakuriye kwa Chameleone yamukuye mu gishanga, yamukuye ku cyuzi aroba amafi, ariko yumva umwana afite talent, aramuzana muri Lion Island, muri rebo ya Chameleone. So umwana aramukujije, nyuma aza kuza kumuca inyuma. Amaze kumuca inyuma aragenda na manager we bakora ibyabo. Byaje kugenda gute rero? Ubu ngubu harimo haravugwa ko King Saha ejo bundi nibwo yavuze ngo bamuhe bato na Chameleone. Boss we, umuntu wamwigishije umuziki, mwarimu we, umuntu wamukuye ku cyaro Entebbe akamuzana Seguku niho Chameleone atuye. Naho ni ku muhanda ujya Entebbe ubukirengazana. Yarangiza akamwigisha umuziki, akamukorera umuziki as producer. Chameleone ni producer. Chameleone arandika, Chameleone aramanaginga, Chameleone arastaginga man. Stage ya Chameleone ndayikunda cyane, burani nazo live nkunda gukurikira cyane. Ariko akana nkaka kakaza kamuririraho. Nagira ngo mbabwize ukuri, ibyo bintu byagiye byangiza umuziki wa Uganda, kuko abastari bamwe
babivamo binjira muri politike bagateshuka za nshingano zabo. Nuko King Saha rero azamukira kuri boss wiwe. Nagira ngo mbabwire kino kintu, abahanzi bamwe ndetse n'abafana bamwe tugendera mu kigare. Mu kugendera mu kigare hari igihe abastar bo baba bafite na prank bapanze bakavuga reka tubigenze gutya tubigenze gutya. Nagira ngo babwize ukuri nubwo abo bagabo bavuga ngo barashwanye, hari igihe hajya haza akavuyo ngo Bebe Cool ngo yashwanye na Chameleone kubera ko Chameleone ngo yasohoye umuzigo umeze gutya. Bebe Cool ari kuzarebe kuri anniversaire ya mugenzi we umwe afati ya mbere ajya gukoresha keke. Ibi rero nibyo ndi kubabwira aka kanya. Ndashaka tugaruke kuri industry hano iwacu, tuvuye kuri King Saha. King Saha we barimo baravuga ko ahubwo ari urumogi rurimo ruramusaza, dore ko abagize ibibazo bose babashinze urumogi. Yabanje kuzamukira kuri Bebe Cool amubifinga, amubwira utugambo twinshi, amukorera n'indirimbo imubifinga. Bebe Cool araceceka aramwihorera nk'umuntu mukuru. Azamukiye none ubu kuri Chameleone ngo bamuhe stage, ngo bahereze ngo Chameleone miliyoni 500 ngo nibashaka bamuhereze 5. Icyo kiba kivuyeho, abagiye ubu none ari kuri Dikenzo. Kandi uwo King Saha ngira ngo usibye uturirimbo duke yagiye akora, niwe wakoze Impeta muri Rwanda. Ntabwo ni umwana uzi kuririmba, afite talent, ariko ntabwo yagakwiriye kubizamukiraho cyane. Ariho ngiye kugaruka hano kuri industry ya hano iwacu. Kuri industry ya hano iwacu icyo gihe turaza kuri bano bantu dufite bayoboye industry, Bruce Melody na The Ben. Bruce Melody natavuga The Ben muratekereza azavugane? Agirane beef na Junos yazanye mu kibuga? Agirane beef na Kenny Source? Nukuvuga ngo buri muntu wese ni no mu buzima busanzwe uzamuka wirefera kuri wa mukire wakuze ubona muri quartier cyangwa wo wumvishe mu mateka. Nagira ngo rero mbabwire iyi ni showbiz. Bruce Melody nta ushobora gusanga nta n'ikibazo afitanye na The Ben, nta nacyo kuko nawe ukimubajije ntacyo yameshoninga avuge ngo bafitanye ikibazo kimeze gute, sibyo? Rero Bruce Melody natazamukira kuri The Ben yakuze yireferaho, yakuze yumva ari we mustar, sibyo? Ko Bruce Melody aza The Ben yari umustar, murabyibuka igihe The Ben yatangiye kuririmbira, sibyo? Sa 2006. Noneho Bruce Melody nawe muribuka igihe yazeye mu gakino za 2011. Urumva igihe cyose yasanze The Ben n'ubundi Bruce Melody The Ben yatajya hanze, Bruce Melody byari kumugora kuzamuka, kuko icyo gihe The Ben na Meddy bajya hanze hari abakinnyi basize mu kibuga. Nibwo King James yahise azamuka, izina rye Tom Cruise nawe araprovinga, kuko bari bameze nkaho babyiganira mu gatsiko kamwe. Dream Boys, Urban Boys nabyo bibona hit, Social Mura barazamutse, TNP birazamutse, Bakameshi bazamuye amazina. So ubwo rero Bruce Melody natazamukira kuri The Ben nta wundi muntu yazamukiraho, azamukire kuri Meddy uri muri gospel. Ibyo ni impossible, sibyo? Nukuvuga ngo nukugira ngo niba The Ben yapostinze kuri Instagram, Bruce Melody akamona yakurikiwe cyane, ngira ngo murabona kara kantu yakoze ka prank ko gukora kwishanga, kara kantu nyine nakoragira ngo mukavuge, sibyo? Uzarebe buri kantu kose Bruce Melody akoze haba hari aho yagakomoye kuri The Ben, cyangwa agafata speech ya The Ben akayikuramo amagambo abiri, iyo nayo ikaba inkuru, sibyo? No kuvuga ngo rero nagira ngo mumenye icyo kintu. Iyi ni showbiz, kandi buri wentu wese akeneye kumva ko ari kuri top. Aba bastari bacu bose bagomba kumva ko bagomba guhora bari kuri top, sibyo? Niyo mpamvu rero wenda nubwo The Ben abikora n'ubwenge cyakavugana ubwenge akakwereka ko nta n'umwanya wabyo afite, ariko nawe hari utuntu muzakurikire. Hari nk'udu speech nawe avuga
njyewe ngo ntango abantu muzabereke love ngo ntajya afite cyo guhangana utuntu nk'utwo ni ukuvuga ngo nawe niyo system akoreramo, nawe niyo system agomba gukoramo. So ubwo rero nagira ngo mbabwire iki kintu, akenshi nitwumva ibintu twe turi inyuma y'ikibuga, ibibera mu kibuga biba ari iby'abakinnyi na ba coach, twe tuba dutegereje ko ibitego byinjira. So yes, uko bose baturirimbira neza, turanabakunda cyane, ariko icyo kintu nicyo nagira ngo mbabwire yuko umuhanzi wese uzamuka. Ndagaruka kuri Jibrice, ngaruke kuri Gisa cy'Inganzo, batangira bavuga ngo barabaroze ngo nge ntago, yes birashoboka n'uburozi bubaho, ariko icyo nemerajyo ubu se ko mushobora kuba muvinda imwe muri abana batanu, mwese muzaba bakire bingana? Ese mwese muzaba bakene bingana? Ni ukuvuga ngo buri muntu wese nuko ategura ikintu cye, nuko yumva ibintu, nuko ashaka kumva na plani y'ubuzima bwe, nibyo biguhesha umusaruro wo kugira ngo ugire icyo ugeraho. Ntabwo ikiguhesha umusaruro ari ukwicara ukavuga gusa, cyangwa ari ukwicara ukavuga ngo mfite impano yawe nta kizakumarira mu gihe utayikoresha. Muzi ko hari abinjiye mu biyobyabwenge, niba wowe ugomba kwinjira mu biyobyabwenge wumva ko ari byo bizakwinspira, undi mwana mu gihe urimo hariya wagiye mu irigara, undi yagiye gutigita radio cyangwa umu TV presenter, uri bumucurangire, uri bumupromotinge, cyangwa kumva cya gihangano cye, icyo gihe ntabwo uzaza uvuge ngo uvuye mu irigara, undi avuye gutigita uvuge ngo nge yaranduze. Yakuroza ate? Yakuroze kumwe ibiyobyabwenge? Niwe ubikugurira se? Niwe ubiguha se? Icyo kintu nagira ngo mukimenye ko hari abantu baza bashaka kugira abandi urwego ngo baruburireho, sibyo? Nimukishinge industry na showbiz hano, sibyo? Abo bana bakizamuka n'abandi buririra ku bandi, ngenda basaba gukora, kwirinda amatiku n'amahande no kurema amabifu hagati yanyu, kandi mwese icyo musangiyeho ari ukugira ngo mushimishe abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange. So nakagaruka rero kuri YC TV, sharapu kuri bantu bose badukurikiye, komeze gukora subscribe, share na comment, kandi ukeneye indi service waduhamagara kuri iyo nimero iri hasi. Nakagaruka.